umukobwa umaze kumubwira nti noneho ni wowe tube duparitse dushyiremo pause icyo gihe hari kwa gatanu ku cyumweru mvuye gusenga naraje nsanga umukobwa yaje mu rugo yaje wawe yaje mu rugo abaramamagaye ubwo yari muri yanzu nyine umukobwa ukuntu aramamagara umageze wa mukobwa aramwohereza araza arandeba ati ngwino hari umuntu gushaka bise ninde ati ngwino naribi anja matwe atarekosha atenero naka muricana kandi naje kugira ute aje kunsaba imbabazi ndetse nyina nifunza abana ko byasoze nabaje kunsaba imbabazi nasanga wifunga nikakaze nigirwa danje nkimugera ruhande ngo bite nyimugera ruhande nawe yareje intoki ahita amereza utuno dutwe umukobwa ara nta ariko ndakwikakaza aho tu ahita mfata amatwi gutya arakura wowe oya wowe ngo yo muvugisha ukareba hirya ngo bite nubwo ngo bite nubwo ni byiza ko nta n'urusoni fiance wakagukora ibintu nk'ibyo amvije ngo nta n'uruzo ndatangiye magase bite ko nawe atangiye kumwanga kandi ari jya urugiye kumukanga nandi mbona atangiye kumwanga mbona atangiye no fiance akagukora ibintu nk'ibyo cyane rwose sije ari fiance ubundi urabizi ngo abahungu nibo bakubita abakobwa ariko njye yaramindukiranye shanda baga ni karabaye pe aho mu cyumba ati we ati ntukajye unyinisha mu buzima bwawe ntukajye ungaragura ntabwo wateye ivi uri seriye mu by'ukuri arindi se akose nari seriye ubu nari kuba ibintu nkajya kugura mana yanjye narindi seriye ndapostinga abantu barabizi inkuru zose barazizi ugize gutya rero pafu umukobwa gukurura amatwi ankuruye amatwi kumva gumeze ute nangiye gucekana nawe ariko ikibazo nyumuje nyanjye bakure yego muri amatwi wese umuntu nkurura amatwi banza kugira brag arasumba musumba nibyo yari yicaye tansiyo yari yicaye ku buri arankuruye nakuzizaga kuri mugufi yahaguruka none buretse umva hano none byabereye bibi yarambwiye cyaje ndi kumubwira ngo kubera icyo utazambyara ko yarambaje ngo nago nzakubyare yavuga ngo kuki utazambyara ngo reka ngo nge nago nabyarira abantu bagufi iryo ni ijambo izina ry'Imana mu ijoro yarivuze Yesu Kristo majwe kumva sawa Nyundo harye irindi ni Nyundo Maniragaba mvuga Nyundo buryo nyine Nyundo bude bari saga bibaye tugende ikaze mu Kigali inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali Nyundo yes bimeze bite wato ino ni sawa cyane kamera yanze kugufata ma naje nisize nguru ikimuri waje usize ikimuri na amavuta yo mu mutara ako kantu se kugutwi kavuze iki kaka ni style uri kukumviramo ubu aya ubwo urumva nakumvanye kuteri we naba nkumvanye kuteri ntago kavuga njye mbona abantu batwambaye nkeka ko bari kutwumvira babeshya ni style reka babeshya ni style wewe umuntu reka wambaye gurya ni ese ugenda kubeshya ntago ukiyumvira kandi wasanga katanakora aya karakora ariko nafashe pause nanga yanjye kugakura akasha abana b'abakire uziko mutari abantu bana nagavuga n'abana bakire ahubwo niganye abana b'abakire ntago ndi umwana w'umukire niganye abana b'abakire ariko ndi umukire tu nawe ntago ndi umwana w'umukire ariko ndi umukire kuri njye ko mfite ubuzima bwanjye cyane mbayeho neza wasanga ukambara karapfe nyine kuko ari style nk'iyi saa nagiye nambaye do yarazimye kera ahubwo singere ugirebera hose agite rushinge rwahagaze agite Nyundo amakuru se nisa ibisi byinshi uracyasetsa nawe byagiye buryo kikurimo nawe kijyo yego ako disi ngufite muri rukundo ibabaje byagiye muvande ntagahinda buriye umuntu tugira urukundo yego ariko tukagira nibirubangamira nibirutwara oya wenda rwanye naho rwagiye ariko nibirubangamira nibishobora kuba byarugonga bikarubera nka dodani ishobora kuba utakwambuka nkuru urukundo bwo byagize watese umukobwa sorry sha
ya ntago ndize ntago ndize iyi nayo nkunze nayo ndaga ko ntago ndize urize se oya ntago ndize ni igitonyanga kingiki ni igitonyanga ntago ndize ako yendora igitangaza kwese no kugira kuri kire uteta umukobwa reka tujye ku nshuro ya mbere mubona umukobwa naterese inshuro ya mbere duhura rero ko ni inkuru iteye yambabaje ariko nkaza kugiramo n'ibihe byiza ukuntu byagenze yari umwana w'umukobwa nabaga mu gipangu ahantu ariko hari n'abandi bantu twabanagamo mu gipangu habamo umukobwa ari inshuti yanjye ariko akaba afite undi mukobwa w'inshuti yego uwo mukobwa ikintu cyaje kuba akajya amubwira bakajya numva bavugana kuri telefone rimwe na rimwe aba adahari kwa kundi yinyabije nk'ahantu cyangwa nsige telefone ye nkamwitaba ati bite se namubwira ni sawa ati se runaka arahari ntiyego arahari nta ati se rero ko wamumaye kuri telefone tukavugana amubwira sha nyine agiye ahangaha nyine tukaba tuvugana gake gake ariko ntayaranze nanjye se niyo rero umwana w'umukobwa araza gusura wa mucuti wanjye ari nawe mucuti we aje kumusura aza yambaye neza hano buriya sinkunda umutuku ariko nkunda umukobwa wambaye umutuku ntabwo njye nkunda umutuku buriya kuri njye nshobora kuba nakwambara ibara ry'umuhondo cyangwa ry'icyatsi nkumva ni sawa ariko mbonye umuntu w'umukobwa wambaye ibara ry'umutuku numva ari bye kuko n'umugore wanjye buriya ningira nk'ubushobozi bwo kugura imodoka nzamugura imodoka y'umutuku ni ukuri kw'Imana nitaba umutuku ariyo nka okaziyo nzayiteresha irangi ry'umutuku nuko umukobwa araza yambaye neza inzara nziza umukobwa none mu buzima bwanjye nkunda inyinya ku rwego nanjye ntatekereza usanga afite inyinya kugira inyinya ntabyo ari nabonye yaraje araganira kuko icyo gihe kubera ko bitewe n'uburyo namubonye nari mfite amasoni yaraje umukobwa w'inshuti arambwira ati mfite umushyitsi mu rugo waje ukamusuza ni okay bandagiye ngiye kwinjira nsanga yicayemo mbonye ukuntu umukobwa mwiza arambwira ni buretse nsubira inyuma njya gukaraba njya kwambara none urabona ukuntu iyo umuntu uri mu rugo ntabwo ukuntu bambaye ibintu by'ibitirinigi ndetse ngenda nambara agakabutura keza ngenda nambara utuntu twiza hari na parufe y'umutipe twe tubana ndagenda ndayitera ayumvije yajyaga inukira ariko narayitekuye ngo wenda ndavuga wenda ushobora kuba yamuhumurira avuga ni ko byose kose genda nibura ni smart ku buryo nicara n'imbere y'umuntu avuga ati yumva umutipe uhumura nuko umukobwa ndangije akajya ahamagara ngo ariko ngo umuntu wari wavuze ngo aze kunsuza kuko ni abantu bari kurupe umuntu wavuze ngo aze kunsuza ari hehe ngo araje ikintu cyabaye nyuma ndaza ndinjira nsanga wa mukobwa nawe ukuntu wagira ngo yaje akuma pasi simbizi nsanga yicaye hano undi nawe yicaye hano ngiye kwicara hariya ati wowe yicaraho turajya hehe ati kwanga hati kubera ko umukobwa akora ibintu byo gusuka atubona ari kunsuka urabona muraganira muri iyi ikicara hano noneho unamufashe kuba wenda rutkura busoza ko nanjye hari ibintu nziho mu bintu byo gusuka ndaje ndicaye ubwo sura yakaduteganyije gutya nuko umukobwa akavuga ubwo urumva twamaze hafi nk'isa n'igice karamureba mu maso nukuri kw'Imana usibye guhita gutya ngahita mbona nuza ye gutya singize mureba mu maso reka wafite isoni n'ubwoba ahubwo sinzi bwaturutse nawe mfite isoni n'ubwoba cyane simbizi iyo ubonye umuntu ukunda haza isoni hakaza ubwoba utanabigiraga nukuri kw'Imana nta kintu byigeze bimbo kukazingira abantu b'abakobwa hehe no mu rugo bariyo no mu nzira mura nabo hari abo ngenda ngashotora ariko umukobwa byaranangaje ukuntu naje muhereza umukono ndeba gutya arambaza ati bite kutandeba ari nta kibazo ni kuko nari nsanzwe se nkuzi usanzwe umuzi se reka ta muzi naramubeshye babyita guteta egero cyabaye ni kimwe ubwo hashize nk'isaha n'igice umwana w'umukobwa arambaza ariko ngo igihe twavuganiye ngo kutambaje uko nitwa azi uko ni imubaze uko yitwa arambwira ni yapfuntu urabyivugiye ni ngaho se wambwiye ngo ubwo ko ari njye ubikubwiye ngo wowe mbwira ahubwo uko witwa ndamwibwiye mwibwiye no sinzi izina navuze ntago ari inyunda ariko ari zina navuze ahita seka asetse ndamureba mbona afite inyinya urutima ruto ngo
numva nimekera hejuru utuye n'Imana atubaye iki akadavyo ntabwo nyane netekereje ko ngiye utuma warakubise yabirwa icyo mbaye akasi ibintu nibiki bibaho kunjwa ko nkubiswe hafi yakwiza inshuro 3 babona ko nanjye nguye mu kantu yego wawe ndavuze ese ubaye iki kunde bofashwe n'umutima hoya arangije wawe ngaha ngo ubwo no rukundo ntabwo ndiko bayite ni warasaze isoni ziba ziranyira undi ati ubwo sinzi ibintu twaganiriye atangira kuvuga ngo kuntu ngo najya mutereta nyine turi kuburaga ariko ngo shango wazanterese shango mbona uri gisore kiza ariko ngo reba ukuntu buze yewe akagira ngo arimo gukina kubye ibyo kuvuga biri kunjya ku mutima ibyo vuga bikanje ku mutima nta mutereta none yavuga ngo namutereta nakwibuka inyinya mbonye kandi uyikunda ntabwo ni Imana yanjye ubwo akimbwira ngo kumutereta nibikina yanyinya mbonye avuga ukuntu ngo bikunda naza ngo ariko ngo shango kanguye ngo uruzi ukuntu umwana wanjye nawe byaba ari sawa ubwo twaturaho ngari n'umunsi wa mbere ubwo urumva kubera ko bite nuko uwo mucuti wanjye undi yaranyisanzuyeho nongo nawe yabonye uburyo nshobora kuba ndi umuntu aho ngaho nawe nyisanzuraho atangira kuvuga ibyo ngibi none ntazi ko ibyo yavugaga byanjyaga ku mutima none muri mind yanjye rero sasa ntangira gutekereza nakoze mariage n'umwana w'inyinya arimo nazamuye agatimba namuka agatimba agaseka mu rugo bagahita bakoma amashyi bati dore umwana w'umukobwa ni igitangaza bazabyara inyinya none shaka ko nayigira so nese uno munyinyo ko byose ko se nagomba kubyara abana babiri sibyo harimo abana 3 nako nyinya yagomba kuba afite inyinya nabo bana babiri wenda bafite inyinya umwe wenda ari nkurikiye umwe ari nkurikiza wenda hanyinya afite ariko bagomba kuba bafite inyinya ari n'inzobe noneho kuba kubyara inzobe nkayibyara ariko kibabaje n'ikindi iwacu bose ni inzobe ingewe igikarurimo hago sinzi impamvu ngundi inzobe sinzi okay nuko ukomeza gutetera umwana w'umukobwa ati none se iki ndamyane ntacyo bitwaye nubishaka bizagenda gutya uko birangira utyo umunsi wa mbere turamuherekeje mu kumuherekeza sasa rero hari igiti cy'imyembe bari baratubuje gukora mu gipangu n'izina ry'Imana naragenda yica nta muntu nanjye ubwanye narawuryaho sibyo ndagenda ndayica maze kwica ndagenda ndamushyira bamuti akiri yego ndagenda ndamuhereza ndamupakingiranya ngo soreba sedi urabona hari ukuntu hobera umuntu none wamuhobera uri kumusezera nk'umuha kabizu gutya kwitama ahubwo ukanyuranya ahubwo ukamuhuza rino tamaguri mu gusohoka igipangu ndamukurikira ntabizi none ko ari moto twe twamagaje ngo izi tware yari paritse ku muhanda moto ibiraparitse none ariko moto umuntu waruje kumutwara nawe yari umucuti we none urabona abantu b'abacuti hari ukuntu babasabanye none urabona ukuntu baparika moto njye n'indi nyuma y'umukobwa nyine ariko inyuma hari ama espace ukuntu itari nini cyane umumotari hafaje moto abizi yende bya motari hari ukuntu urabona umumotari ukuntu bajya bakora akatuntu ariko rutwabo agashitura moto agahita yifata agahita umuntu yisimbiza nawe yahise shitura moto umukobwa bagiye kubenuka izina ry'Imana nahise namugezeho yiringiye kubenuka ramaze kumugeraho yewe ngaramfasha babundi ngo ngo ndebera kandi yahise amubanuza anjyana mu gipangu kare ibyo nibyo ngo ko ndebe ushaka kumusigarana nyine wa undi niba yaragize ipfuye niba byaragenze bite ariko nanjye sinzi uburyo umukobwa namugezeho kugira ngo muramire atagwa aragiye amaze kugenda ndara mbitekereza mvuga nti ibi ni biki Imana nyagasani umwana w'umukobwa asa neza ateye neza ubundi mu buzima busanzwe ngiye nkunda abantu banini yego sindi munini sindi urankunda abantu banini byongera akaba ari muremure nsumba abari sawa ariko umwana cyambere nyine yansumbagaho gato ariko nyine atabyibushyemo cyane ari maneke mu kuntu mvuga ni nta uwo mukunze gute kandi ukunda banini ntabwo mbizi ko ngiye nikundaga abantu banini sinzi uko byagenze so umwana w'umukobwa arataye none yake wa mukobwa yajya kuvuga nanuza wa mukobwa niri mu munsi ndi mu gipangu ndi kumwomeka kugira ngo numve ko bavugana wageze hehe ageze ambweka avuze kagezeyo rero ndishima ndavuga nti wawe
ejo mu gitondo ntira umukobwa telefone navuze nta kundi kuntu ndabona ntira umukobwa telefone aniza telefone njya muri nimero ndavuga nti isaha yahamagaye ni izisaha fata nimero za mukobwa sibura ko nzishimuse wa mukobwa inshuti yanjye ntabizi na nyiri ubwite ntabizi nimero nazimaranye amezi 2 ntaramuhamagara ahubwo noneho ngo umukobwa twabanaga yageze kugenda agiye sinzi uko yaragiyemo ariko agenda araza kujyana nabo ngabo bana muhamagaye kuri telefone ndamubura mubuze rimwe mpita nigira inama ndavuga nti ubwo mubuze ikintu ngiye gukora ni kimwe ngiye guhitamo amagara wawe ndi mubaze ko runaka kari inshuti yawe kandi nzi ko ahantu mwajyara ahantu hamwe byagenze bite mwaba muri kumwe ako kanya nta kuzuyaza mpita muhamagara nibitebye ndamwibwira arangije ati ni weho kumbe niyo ntiyambi niko yambwiye ngo yabira ntiyambi ati se runaka bimeze gute ati sha twa turi kumwe meze gutya arambwira ati twa turi kumwe ariko yagiye nanjye ndi kumamagana nimero ye nticamo ati neza guca muze kumbwira ntiyego atari ko yambwiye katashye ndamubwira nti yego ntari binagera umbwira umukobwa ubwo nawe yamaze kubona nimero ye nyuma y'amasaha 2 barongera amamagaye we turakoretse sha nikabijwe noneho ni bumuzima hari igihe uhamagara umukobwa ugasanga iyo umuhamagaye ushobora kumuhamagara imyaka 2 ataraguhamagara rimwe noneho watangiye kunyihamagarira imbaso wenda tuzaba inshuti gusa umwana w'umukobwa aramamagaye ntagaragera nka saa 3 arongera aramamagara amamagaye ndamubwira nti sha ambwiye ko ageze Nyabugogo ndamwe se ngize muhamagara ati oya nagurize muhamagara ambwiye ko ageze Nyabugogo ari kuza ati ubwo nagera ndaza kubwira ni saa 5 yarahageze mpita muhamagara njyewe ndamubwira ni yahageze turaganira saa 6 ziragira saa 8 ziragera tike kuganira ahubwo urabizi umuntu ukigana n'umuntu bwa mbere uburi kumubwira sha bimeze gutya nyine ngiye burankunda ibintu bimeze gutya ngiye buramuze merinda gutereta nakareka nirinda kubwira umuntu ikintu cyane ushaka kukubwira tubazanye hafi nk'amezi nkangahe ari byambaye na kenshi ugasanga nkunze umuntu ariko nka tukaba turi kumwe gutya najizajya kumubwira nkamubwira akambwira se kutageze umbwira ko nkunda kuva kera kuva icyo gihe kuki tigeze umbwira nkamubwira sha nyine naratinye ariko nyine cyage nawe ukunda atuzi kuntu cyage nta n'umuntu nari mfite none se ati rwose ubu byararangiye mfite umuntu agahita wenda nyereka impeta kandi agahita wenda munyereka kuri telefone ati kuri icyo gihe turi kuri nshobora kubona amaze n'amezi 3 nawe mfite yewe ati yubingwa icyo gihe rwose byari kuba bibaye ubu nyanye icyo gihe rero nanjye ndavuga ngo kubye kose reka nze mwinje numve umukobwa turaganiriye tumaze kuganira ibintu biraryoha ejo ndagenda wamagaye kuri video call no tuvugana ewa ndarahantu nyine myicaye na uryamye oya ajye tuyamamagaraga nko kuri video call ntaryamye nahita njya kuryama niba nari nangiye koga ubwo nta mazi nkahita nirikira mu buriri kugira ngo mbone kuko ntabwo nabwo kwicara ngo bivemo ngo ndi mu buriri nkahita nireka akaguru kandi gutya ubishe nyine handi nisanzuye uko ndi konge ndivugira kuri telefone cyane cyane umuntu nishimiye simenye uburyamo ndyamamo amaguru usanga ari hejuru usanga nagiye gutya nacuramye naberangutse nuko umukobwa tubwo birangiye tukaya tuvugana dutangira gutyo ubucuti tumara ukwezi turi mu bucuti hano noza kubona nikiraka umve uretse uraza kumva ahantu bw'ubugoryi bwanjye bubera aza kubona nikiraka bwo twatumaze amezi 3 turi inshuti sibyo 3 ubwo ni y'amezi 2 yaciyemo narafashe nimero ze hashyiramo na kwa kwezi kundi turi inshuti ukwezi kwa kare rero ajya ahantu mu kazi runaka akarakora tukaye tuganira mukambwira ibiberayo rimwe mu kazi amaze mu kwezi avuyeyo kuko cyari kiraka avuyeyo abaramamagara nuko ndamuhamagara ngiye ngo kuko ubugiye cyose twaraganiraga imwe ndarimena ndavuga nari kurabizi reka nkubwize ukuri byaba byiza ubaye kundi we mutima wanjye byaba byiza ubaye igicuba najye ncundiramo amata sibyo ngahereza ababyeyi ngahereza buri umwe wese akumva iyo ntango ukuntu iryo yego nuko ngite nitoma nabatiyo
ati kumbigira amagambo meze gutyo yego ni nokuri kwimana yego ngariko rero ngo shango nawe ngura umwana ngo guse kuki utari wavuze kera yego kamyandika nkubwiza ukuri numvaga rwose umutima wanjye urimo urasabikwa n'ibicuro numva ariko nkavuga ngabura namenera ati noneho rero reka mbitekereza nari kuko kubizi kugira ubura bitekereza ndamwe se ufite umukunzi ati oya nawe ariko buriya hari uburyo se bimeze bite noneho ku bantu bazi iyi nkuru hari ikintu nababeshyemo ndetse ndaje nkivuge none ikintu cyabaye n'ikindi umwana w'umukobwa tutangiye noneho tuza mu bintu by'urukundo turakundanye tukajya njya kumusura ibiki sibyo noneho mu kujya kumusura ibintu byose akumva ni sawa akabona nyine ndi romantike ahantu yabaga nyine muri Kigali nkajya njya kumusura mana arangije aravuga ati wawe dore umwana dore umuhungu koko arangije arikashyiramo akantu arambwira ati ibi bintu ko bimbwiye kuriya nkakwemerera ariko hari ikintu ugiye kukubwira icyo gitwe twaganira ari nka nijoro ati nubwo njye nakwemerera urukundo ariko hari inkuru ngiye kukubwira rwose ubyumve ubyiteho sinzi icyo ukora ndagira ngo ubashe gufata niba zaba ari risike niba zaba ari iki ariko ubashe kugira umurongo runaka ugenderamo ndamubwira okay sawa mbwira nta kibazo ati rwose ati ntago wumva ungaye niho ya ati reka nkubwize ukuri muri cya gihe nari ndi gukora nari ndi mu kazi haje kubaho saga runaka umuntu tutari tuziranye na cyane birangira dukoze amabara ndanatwite amutera inda ndamubwira se gute arambwira ati kandi njye uba warabimbwiye rero nzandi ryakoze ati kandi uba warabimbwiye mbere ntabwo byari kuba kuko icya mbere abakunzi umukunzi abantu umuntu wese nakundanaga nawe yarambabazaga akambabaza ngeze ngo aje bitewe nuko nabonaga nyine ati we n'urumva we yarafite ukuntu afiteho ifaranga ati mbonye ukuntu ageze ari no kubera ko bitewe n'ukuntu abakunzi bamubabazaga yageze afata ngamba aravuga ati noneho kugira ngo njye ngumye mbabazwe n'umuhungu nzafata umwanzuro mbyare atari ko ukuntu waje itandukaniro ry'urukundo njye nahuraga narwo ati ariko ikibabaje uje amazi aramaze kurenga inkombe ubu ndatwite kuba mwite icyane cyatumye nuko njye namaze kubona ko afite ko ashobora kuba yantera inda niyo ntabana nawe ariko akamfasha kurera umwana sibyo nabonaga nta kibazo cye yebawe aratwite wumve ryakosa nkora ryo kutahita mvugira ibintu ako kanya ruratwite ntego abararira itarira ati rwose nukuri nanjye ntago nabishakaga ariko kuba byarabaye gutyo uje nyine urukundo rwawe ruje nyuma y'igihe ati rwose nukuri mbabara mana ararira nanjye numva amarira aranyishe ndavuga n'ibintu iki ndamuhoza buriya mu buzima ndi umuntu uzi gutera injuga ku biganiro ndabwire nihangane pure rika ngo ubwize ukuri kwamera mu mutima icya mbere n'ibintu wari bikubye ndi kumwe nawe uzagira ngo nzakureka nk'inshuti sibyo ndi inshuti yawe ndi umusheri wawe nzabana papa wawe igihe azaba adahari nzabana mama wawe nzaba buri kimwe ati se koko ni rwose pe ingenzi nzakubera buri kimwe cyose wumva uzaba wumva ushaka niyo ati mvanye naratuje turaganira ibindi ararimbwira ijambo sha koko none ndagumye ndamukunda none wumva ikintu njye nese nkora nese ntanga ndambwira yarambwiye iti inda ifite ukwezi kumwe mpanga ku bantu babizi story bazi ko umukobwa yambwiye ko atwite nyuma aricyo cyatumye tunashwana kandi sibyo ahubwo umukobwa yabimbwiye yuko atwite abari bwo dukundana none byanyabyo umukundira icyo ngicyo limita mukunda yuko atwite noneho ndambwira nta kibazo ndavuga umukobwa koko shaka amufasha nkajya kumusura utuntu nyine dukenerwa nk'umuntu utwite yambwira ati sheri munda ari kundya ni yororo nkagenda nkaririmbira umwana du systeme two umugore utwite ashobora kumukorera umwana uri mu nda iyi mwana ari mu nda kuri umwana ashobora kuvukana ubwenge umwana ashobora ku nkajya mubwira ni umwana nzamuheka kangaru nkajya mubwira twa turi ku telefone nishyira telefone kuri nuza kunda ushyiraho uduspeaker nkaririmbira shari mwana wanjye ndagukunda nuko ubwo umukobwa ati yo akavuga ati wawe
ndebera n'ukuri umusore sha ukwezi kuraciyemo amezi 2 noneho dupanga gahunda yuko mu kwa kane yego ubwo kurobo urumva natangiye kugira icyo bita bije y'amafaranga ayo tuzakoresha mu bukwe ayo tuzakore kujya kureba kwiyerekana ku babyeyi akujya kugira uti ndabona none sasa tugiye gupanga gahunda kugira ngo ibintu bitaramenyekana hanze batazavuga ese burajyanye umuntu twitagize ute bubazagira ngo ni yanjye sibyo ariko ibangariza abari ryanjye nawe yego umukobwa ati sawa nta kibazo dupanga gahunda yo kuzajya ubwo inda yawe kuba igize amezi 3 yego dupanga yuko ubwo yari kuba ataragaragara gino babyumva ko yari mu muto yanage ndifa kugaragara namwe nanone dupfe tugiye kugira tuzajya gusura ababyeyi mu kwa kane ni tariki turayipanga sawa none mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu hagati aho ngaho hagati yo kwa gatanu no kwa gatandatu tujya mu murenge ntago ari ngombwa mariage kuko akenshi kuko urumva twari turi abakatolika tuvuga ati none tugiye kwa padiri babisaba kugira ngo ese twiga amezi 6 kandi ntibyashoboka amezi 6 ndi abayamaze kugaragara kandi kwa padiri nibabasezeranya mutwite yego namwe twigira mu murenge urumva zaba ari n'ibintu byoroheje arambwira ati sawa nta kibazo ibintu byose turabipanga neza rwose tubishyira hasi yego mpamagara mu rugo reka nkubwize ukuri kw'Imana mu rugo suri ukuntu ngana gutya ku myaka yanjye 29 ndanayivuze nta kintu ntwaye umvishe ku myaka yanjye 29 nta mukobwa ndajyana mu rugo ngo nireke mu rugo mama si uko banza abakazana yego ngo nereke mama nti dore mukazana nguyu cyangwa njyane ngo nk'abantu nk'inshuti zacyoya nta mukobwa n'umwe uragera mu rugo nuzi ko yageze nawe nako nta n'umwe yigeze agera mu rugo yego tangije ntamagaye mu rugo ndabimubwira ntibimeze gutya na gutya mbere yaho nahise njya mu rugo nahise mpamagara mu rugo mbahabije yose n'izina ry'Imana n'ubwa mbere mu rugo bari bemeye gahunda yuko nshaka ubundi mama nawe mubwira akambwira mwana wanjye uracyari muto umugore wamushaka ufite inzu ufite iki azaba azatungwa n'iki njya mu rugo ngiye mu rugo ikintu nakoze nageze mwereka amafoto ukuntu ibintu bimeze hambwe atusawa muha mu rugo baraganira umukobwa nawe Imana yanjye mu kinyabupfura cyinshi ngo yego mama ngo umeze ute mama ewe mama nakishimanye afite agatwenge mama avuga ati kumita ngavuga ni mama iseka kagira Imana rwose n'ubwa mbere papa mbona bura mu rugo n'abantu nyine ba supportinga bya bari nyine ku bintu babona ko bitangira ingaruka ati shano kuri tangira turabishimye batangira gushaka kuntu tugomba gukora ibintu byose ati se mu kwa kane kubera iki bimeze bite umva mu rugo ntibazi ko atwite atari ko se kuki muri kurukanyisha ubukwe hari mu kwa gatatu ati kuki muri gushaka kurukanyisha ibintu aramubwira ni mama ni rwose ninjye nuko numva bari sawa ntacyo byabitwaye nta rudufaranga nizigamye twahe yego ahubwo nuko nari ndi gupangira ku kazi na hehe inshuti ndabwira nibiki ariko umujyane none uko yariko natekereza amubwira ni uko byose ko uyu mwana nta kibazo cye rwose nzamurera sasa rero bibayeho mukobwa mbere yuko njya mu rugo nuko dupanga gahunda z'ubukwe ahubwo ari ikintu nibagiye cy'ingenzi aho hagati umukobwa amaze kunyemerera urukundo haciyemo nk'ibyumweru bibiri umukobwa rero reka muteze ya nshuti yanjye nayo yari iri muri gahunda mbwira none ikintu ugiye gukora ni kimwe tugiye guhamagara wa muntu n'izina ry'Imana nakoresheje bijafa y'amafaranga $60,000 yego dore ngiyi iki ni ikimenyetso sibyo ku bantu babizi iki ni ikimenyetso ni indabo z'urukundo izi ni indabo z'urukundo ariko abantu banci intege ngo uyu ugiye kugura ngo ari kuzana twa tundi ngo ajya ngo turi natirere ngo utwo duhita tumusigara mu bwonko ndababwira ntese ndazana indabo ziri natirere zira ejo azajugunya none se zanyibukira kuki kandi ibyo mvuga byarukuri iyo muhaye zinatirere ubaka kanya nayo kuzizana mu Kigali reka da iki ni ikimenyetso zigomba kujya muri mize izo ndose warazimuhaye bigenda bite narazimuhaye sibyo sinzi ifoto uziko nakoretse ifoto ye ni ikimenyetso ngeze kugira ngo ndazanye muri iki kimenyetso
sibyo yego izi ndabo ntiyarazifite yari afite n'impeta sibyo noneho umukobwa araje ndamubwira noneho ikintu kigiye kuba ni kimwe umukobwa noneho tumukorera noneho abandi bari abantu bapropose buriya bajya baratubeshya yego baravuga ngo ni surprise baba babivuganye ntagira ari surprise ni njye wakoze surprise ya nyayo umukobwa arampamagara ati sha ngwino hari abashyitsi mfite ngwino uze umfashe kubakira nukuri ko Imana umukobwa yaje yambariye uko ashaka aza yambaye uko ashaka pe inkweto zimeze gutya ubonye no mu ifoto ntabwo yambaye bishamaje ngiye nitunganyije nahamagaye abantu baraza nyine ngiye gupropose indabo ndakora byose umukobwa araza arinjira akinjira noneho herekuni ino yana aciriritse we twafashe umutaka twafite igitaka kinini cyagitambika guruka noneho umukobwa azamuzanye muri cya gitaka none se ngo haratwikiremo ibiki undi ati genda birebere undi aza yirukanga n'amatsiko menshi asanga vinari ishinze mba ndamuhereje ati asubira inyuma yiruka ati ngwino araza mbamuhereje indabo abantu bati yes yego sha ni emera umukobwa arazifashe arishimye ndavuga ni wa numvaga arankotoza ariko ninjye wakoze surprise ya mbere ya nyayo ntabwo arabizi ntabyo yarazi sinjye njye n'inshuti zanjye ntabyo yarazi njye wakoze surprise ya nyayo ndangije ndaza ndamuhereza impeta ndangije impeta yari muri ako ngako akahe etonde akahotsha ndangije ndamubwira sibyo you will marry me bagapfundurira nga ko nta metero musa kanda nayitaye se kandi ni meta nayitaye nuko n'iki gihe ubwo nayitaye oya yari irimo hano anagiye ndayipfundura urabona ko ntabwo bapfundura ubundi berekeje gutya bapfundura berekeje gutya niko bigenda se ubundi bapfundura mwerekeje gutya agahita akabona nabyize nagiye kuri Google ndandeba ukuntu babigenda kuri social media harimo akameta keza karabagira gafite akantu kakazeru gutya karabagirana akwimeta nayirimo we zara ngo ucukusize numva utubwire story hawda harimo biscuit war harimo biscuit nuko sinize naki twikomeretse nuko impeta yari ni muhano sene wajya ngo barajyanye hari mu bare mushimwe niyo kubwiye ngo ndazana ibimenyetso sibyo akanuza ndagapfunduye ndayimwamitse aremera turishima turaserebura wabonye nira foto nari ndi kumusoma hayi byari ibintu biryoshye sha biscuit iraryoshye nyayo numva byari biryoshye koko numva mwana yanjye umukobwa arishima icyo gihe abantu ndabahereza avuga ati wawe nanjye ko numva nabaye umugabo propoje byakunze ko turicaranye abantu baraza barishima avuga ati kabisa congratulations nkikubita kuri status ati no hari igihe ushyira amafoto kuri status bakagira ngo ninuza ni amafoto nyine bakagira ngo wenda ni prank cyangwa ni ko nkanjye umenye ibintu bya filimi bagira ngo ni ibintu bya filimi nkimara gukubitaho video yewe congratulations byarahungu nakobwa subirayo nta mahwa sindabyara ani byo bari bazi umvishe umukobwa birarangira nyine ubwo nona urumva ku kantu niko nasimbutse sibyo iki cyo cyari cyo kimenyetso ubundi cyari kiri ngombwa mpamya ko byari na ngombwa ko ibintu mbizana kugira ngo ubone ko inkuru mvuga iri perfect sibyo nimpamo cyane sibyo ndangije harya perfect ni iki cyubahiro iri impamo gaho nyumvira perfect nta makemwa ni nama cyemwa ndumva ntagiye kure yabyo ntabwo ikore nuko
ubwo umukobwa ndagiye mu rugo mbereka amafoto y'ukuntu ibintu byagenze babona koko umwana ari sawa ataragukunda n'ibiki ariko ntibari bazi ko umukobwa atwite ubwo umukobwa nyuma ikintu cyaje kubona kimwe noneho mvuye mu rugo ntangiye kumubwira gahunda zose ariko mu rugo mama buriya abantu bakuru n'abantu bakuru ati genza make hari igihe umukobwa impamvu ari kwirukanyisha ibintu hari igihe wasanga atwite yego kare kandi ubwo nirengagije kuko ndabizi nzibanga kare ni niyo yaba atwite se ubwo ni wenda yaba ari iyaye ngo ngo nzeze bitegure kare niyivugiraga niyivugiraga ntabwo mbizi neza ikintu ubona kose naratashye ndaza umukobwa akenshi nkajya njya nkunda kuko ahantu nari ntuye n'ahantu yari atuye byari long distance ku buryo nyine byansabaga gufata tike nkajyayo nkaba ngombwa nyine ko niba ndiyo mana yanjye shana man agazamva mu mutwe yaranyiteteshagaho nyine nanjye nkumva ngomba kumufata neza kuko bishoboka sasa rero aho ruzingiye umukobwa reka ntangire mama arambwira atari ko umukobwa ko muri kwirukanyisha ibintu bimeze bite ati ubwo yaba atwite ariko mama ntihari igihe wenda byaba koko mbere ngo ari iwabo mukuru we yarampamagaye arambwira ngo ariko ngo wowe ngo aka kanya ngo mwahise mubisoza yego nibiki ngo ko umukobwa ari muri ngo bimeze bite ndamubwira nti nta kibazo ati ko nameze nk'atwite yego ntoya ntabyo bintu biza ataratwite nyamara ndirengagiza kandi ubizi ndajyayo njyayo ndambwira ni n'utwite ndisereranye umukobwa ati ndumva kumutwara sibyo ndambwira ariko rero ibyo bintu byo kumujyana ni haracyari kare ndambwira ariko rero ntacyo tugomba gutegura ibintu mu gihe cyabyo none nibwo mukuru twamugejeje na gahunda y'ukuntu y'igihe twafashe mu kwa kane n'inuza byo ati sawa nta kibazo umukobwa ntabwo nibuka hari akantu kansobye katumye nshwana nawe atangira kumbwira amagambo uwo mucuti wanjye arambwira atari ko umukobwa utwite umukobwa yatangiye kujya ambwira nabi none twaganira ko kudi nyine urubizi nigirira joke ukuntu nka jokinga nk'akantu noneho na jokinga akantu ndahe ngo ubundi ngwiki noneho mu mutima wanjye kavuga nti ushobora gukora bya bintu by'abagore batwite barabagira umushiha nibura nabyara bizashira sibyo mbibwira mama ndamubwira ariko mbimubwira namubwiye kare njye ndangana ariko nk'umuntu utwite buriya yashobora kuba yagira umushiha ni umucuti wanjye umeze gutya na gutya na gutya ati byabaho ariko none hari igihe usanga ariyo kamere ye bitewe n'igihe mumaranye ugasanga azukanye umuntu wa mucuti wanjye nenda muganiza nk'ungana ariko ndeba uburyo bari kwitwara bimeze bite sinzi ari ukuntu nagendaga nkajyayo nkamuzana nka shokora nkamushyira shokora nkamushyira n'utundi tuntu none rimwe mucuti we ajya kumusura aramubaza ariko ngo ubu bumva bimeze bite sibyo gahunda ziteye ute umucuti we aramubwira akamubwira uriya se umuntu utabasha gufata n'ibihumbi senkani ngo tujye mu mujyi gushopinga ariko mubwira ngo tujye mu ngo ibihumbi senkani niye ubwo amakuru nyamenye tuvuga ni umukobwa kuba ibihumbi azi gahunda turi gutegura ari kuvuga ngo tujye mu mujyi gushopinga icyambere umwana akeneye nuva ngomba kugira inshingano nyinshi umwana akeneye kuzarirwa sibyo kuzavuka kuzambikwa kuzagira ute harimo ibyo bintu by'ubukwe harimo aho tuzaba harimo ibikoresho byo mu nzu harimo umugabo ku ngufu nuko yego ndamubwira ni noneho ubwo umukobwa yaraje bimbwiye hagenda karanyica noneho arongeje umukobwa yaramubajije umukobwa ndongeje ndambaza umukobwa ndamubwira ubwo yaraje abimbwira nibwo natangira no kujya nanjye muvugisha nkamuvugisha inani na rimwe yego ariko ngo uba wigira ibiki ndahambwira ariko kamubaza ubundi gahunda uba ufite niyi kubera ko nemaze kumenya amakuru niba umuntu atangiye kwigira gutyo kandi azi gahunda yindi dufite ndavuga ni aho bukera wasanga n'ubundi ashaka kugira ngo angaranzura nyigire bite n'urukundo nge naciyemo rugoranye sibyo rugoranye natangiye kumutera imibare kavuga n'ubu wasanga nashaka kugira ngo nk'abandi bose yego
kandi umva wari ugiye kumukura ku mihanda byatari none byaje kugirangira bite kuntu byarangiye sasa yego umwana n'umukobwa dutangira guterana amagambo ageza ambwira ijambo arambwira ati kandi mu bintu byose wigira turabana ni bike ariko sinzakubyarira oya ni uvuze sinzakubyarira share kajoke yatwite umuntu waranamubyeyi sinzakubyarira mitamukupa njya kuri yacu tari ndamubaza iryo jambo ari kubwiye yarimbwiye rwose ati sinzakubyarira ubwo nawe yari yarakaye nyine kurumva twarakaranyije ariko none kubera ko ngiye kwihangana kwanjye njye burandihangana kubi njye narihangana nkavugana uko byose kose hari igihe ya magambo y'umugore utwite ugira umushiha ikaba arimo kunciwe ariko bikaba bizashira arangije ubwo mbwira wa muntu ndamubwira narambwiye ngo ntago azambyarira arambwira ati ariko z'ubundi utabaye ikigoryi ubundi kuko urabona yakubyara azakubyarira ryarize icyambere aratwite inda y'umukire y'undi muntu yego amezi amaze kuba 3 yego shyira hane ubwo se mujye koneje ubundi muzabana nimumara kubana namara kubyara ntago wemere guhita umutera inda sibyo icyaha kabiri muzakomeza mubane nibura ugomba kuzamutera inda nyuma y'imyaka wenda 4 sibyo ati kandi nyuma y'iyo myaka 4 hari genda papa umwana azaba yaranaje kigaranzura akamutwara ati kandi ikindi niyo papa umwana yaba wenda ataramutwaye mwaragiye mu muza impamvu zifatika sibyo ni impamvu zifatika nanjye nazo ati niba papa waba ataramutwaye ati bitewe n'uko wenda umukobwa wenda yaje we ko yarafite ikibazo ukakimukemurira yaraje ko afite ikibazo cyo wenda cyuko twite ukakimukemurira ukamuha icumbi ukamuhaba amaze kugira umwana we sibyo nta mpamvu yo kuba yagumana nawe kandi ikindi niyo yaba yagumanye nawe mwarasezeranye ntago byatuma wa mugabo wundi yageza kureba umwana umwana na nyina akabasohokana wajya uvuga ikize nuko umukobwa minama nanjye ndayumva koko numva nibyo ntekereza iyo myaka nzamara wa muganini sibyo ndavuga ni hari igihe noneho na gahunda zakwe zitazajya zibaho nkambwira ati bikareka buritse wowe wigiye ubwawe nibyo bikubwiye se oya nibwo njye neza mbitekereza ejo umuntu arutari ubwawe sinzakubyarira ntamubaje uti se gahunda zakwe ntabwo zizabaho ureba se yaratwite yego yaratwite mana yanjye shara yagiye usibye utubizu twonyine nta kindi rwose undi nibereyeho nk'imanzi imbere nemereye nk'imanzi rwose nta kintu kimwe nigeze mvuga ngo ndamusaba nabe nabusa arangije umukobwa ndabimubwira namubwira urazi ubwo nabimubwira ndamubwira ni urambwiye ngo ntuzambyarira ntabwo ibintu byavamo ibyo bintu birashoboka ko ari indi iri kubigutera nturazi ikintu kigiye kuba ni kimwe ngiye kukure kubanza umbyare nimara kubyara uko byose kose amarira arashira namara gushira nibwo ndaza kumenya wowe uriwe kuko ngubu sinzi niba ari wowe cyangwa ari indi iri kubigukoresha ati nukuvuze ndavuga ni nuko ngubwiye pe ntabwo byavamo ati niba tutabanye ubu ntuzigere unsunutse amazuru imbere ndamubwira numva kamere mbiraje numva kamere mbiraje ndamubwira ni ntabwo ibyo bintu bibaho arambwira ati none umva ikintu kigiye kuba ndamubwira ni wowe tugiye gufata pose ntitugiye gutandukana tugiye gufata pose numara kubyara ngenza kukureba ati ntuzambinguke mu maso tugiye gufata pose numara kubyara ibintu byacu tuzabikomeza ubwo yamaze kumbwira amagambo mpita mbibwira mama ati burya wa mukobwa ni gutya ngo ati arambwira ati niba mukunda ntacyo ati ariko se batangiye kwigira gutya nawe niyo nama yuko ndamureka akabanza akabyara yamara kubyara nabona ko kagikomeje ya migambi cyangwa kikomeje kunkunda none ngewe nkakomezanya nawe ntagoze ninkomezanya nawe uyu muntu ntazajya ajya ku mugabo we noneho akagaruka njye akankubita umugongo aba ni ibintu reka mbishyiremo imibare mbaza mukuwe ariko ubundi umukobwa bayifashe ati nabonye umushobokanye wewe ati ngewe reka tuba turi aho ngaho ntajya avuga kandi ngewe imbere yanjye yaravugaga ntajya avuga ariko umukobwa ubwo umunsi ahantu naje kubonera ko nyine ku ruhande mu gihe twitumaranye yari umuntu mwiza ariko naje ko nakatari umuntu mwiza we nyine ari akara nabi kurakara nabi nabonye ko burangiye mu buzima ngira ikintu bita kwihangana ariko hano nabonye ko yari kujya nkubitira ku gasonga bugari nk'aka ngaka nicayeho akajya nicazaho kubita kandi ndikiza akamgatega no mu mugongo
n'ahantu hamwe umukobwa ubwo maze kumubwira nti noneho ni wowe tube duparitse dushyiremo pause icyo gihe hari kwa gatanu ku cyumweru mvuye gusenga naraje ubwo mvuye gusenga naraje ngeze mu rugo nsanga umukobwa yaje mu rugo yaje iwawe yaje mu rugo no kuvuga ngo icyitwa kanuza kasimukadi reba kara kanuza kasimukadi umuntu agutiza kasimukadi urakabona akitwa kara kanuza kasimukadi akitwa n'akantu umenye n'ubushishi rwagendeye kuri runo rurabo yararugaruye izi ndabo yahazitera uko yakabiteruye gutya ibiki byose araterura arazana ashyira muri envelope arazana atakiri ibyawe nsanga ari mu rugo ari mu cyumba cy'umukobwa abaramamagaye ubwo yari muri yanzu nyine umukobwa ukuntu aramamagara umageze wa mukobwa aramwohereza araza arandeba ati ngwino hari umuntu ugushaka mbese ninde ati ngwino ntaribi anjya amatwi atarekosha ati ntironaka muricana kandi naje kugira ute aje kunsaba imbabazi ndetse nyine nifuza abana ko byasoze n'abaje kunsaba imbabazi nasanga wifunga nikakaze nigirwa danje nkimugera iruhande ngo bite nkimugera iruhande nawe yareje intoki ahita amereza utuno dutwe umukobwa ara nta ariko ndakwikakazaho tu ahita ambwira bite nambwira ni byiza bita amutera umugongo ndeba hirya ahita mfata amatwi gutya arakurura wowe wowe ngo iyo nkuvugisha ukareba hirya ngo bite nambwira ngo bite nambwira ni byiza ngo nta n'urusoni fiyanse wakagukora ibintu nk'ibyo ntamvije ngo nta n'uruzo ndatangiye magase bite kuno nawe atangiye kumwanga kandi ari jya urugiye kumukanga nandi mbona atangiye kumwanga mbona atangiye no fiyanse akagukora ibintu nk'ibyo cyane rwose sibyo ari fiyanse ubundi urabizi ngo abahungu nibo bakubita abakobwa ariko njyewe yarampindukiranye sha ndavuga ni karabaye pe aho mu cyumba ati we ati ntukajya unkinisha mu buzima bwawe ntukajya ungaragura ntukajya unkoresha filime sinyinana nawe ayihembwa simbembwana nawe ati nibizi ko ari filime wakinnye ukaba hari n'amakamera ari ku ruhande ntabizi ayo mafaranga ugenda uyarye neza ariko utankize mu buzima bwawe ntabwo wateye ivi uri seriye mu by'ukuri ari ndi se akose nari seriye ubu nari kuba ibintu nkajya kugura mana yanjye nari ndi seriye ndapostinga abantu barabizi inkuru zose barazizi ugize gutya rero pafu umukobwa gukurura amatwi ankuruye amatwi wumva gumeze ute nanjye gucekana nawe ariko ikibazo nyumuje nyanjye bakure yego nkura amatwi ese umuntu nkurura amatwi banza kugira brag arya gusumba musumba nibyo yari yicaye tansiyo yari yicaye ku buriri arankuruye nakuzizaga kuri mugufi yahaguruka none uretse umva hano none byabereye bibi ntabwo yanzizaga ko ndi mugufi ahabwo nari mbyibagiwe yarambwiye cyangwa ndi kumubwira ngo kubera icyo utazambyara ko yarambaje ngo ntabwo nzakubyara ndavuga ngo kuki utazambyara ngo reka ngo njye ntabwo nabyarira abantu bagufi iryo ni ryo jambo izina ry'Imana mu ijoro yarivuze Yesu Kristo ubiriye muri naryibagiwe ati sinzabyarira abantu bagufi sinjye sinabyara umuntu mugufi ndambwira nti nuzi buru rusore ruzaza buriya nuzi munego yanjye ninashaka niyo mpamvu mvuga kenshi muvuga nzashaka umuntu muremure sibyo kabiri umwana wanjye niba bajya bavuga ngo iyo ugaburiye umwana indagara arakura akagira igihagararo nshaka kuzabyara umwana nkazajyana nawe kumusura ari muremura nsumba wumvishe nkazimwibura abana bareba muremura kubyarira kandi nawe nyumvira noneho neza bizaba ukivuga ko ari uwawe najya kwa dogita muri nuza muri Maria nkagenda ngafata umwana wenda nyine nkamurera hakujya ngo bambyarire akareka none byaba ari ibiki noneho umva nawe sibyo n'ubundi ubwo sinaba ndi umugabo naba mbaye sugabo nubwo n'ubundi inkuru zanjye zose bisa nkaho mba ndi sugabo none se kandi bibaze nese umuntu wese ahora anziza uri mugufi ariko sinzano ariko rero hari akantu nibagiye mvuze ku buntu bugufi gatekereza sibyo umuntu umupapa burenda mukunda cyane yarambwiye ati bureka nkubwize ukuri buriya ati ikintu cyose ubwo
nyuma yuko ibyo bintu bibaye niho yanciye umugani nanjye nza gusanga niwe yarambwiye ati ariko reka nkubaze ati nkaho ujya gutereta abagore batwite biti ati cyambere niba ushaka umugore ati cyambere namaze kukubona ukunda abakobwa beza sibyo kandi ku buryo ukaba ushaka kuba ni cyane ariko urabizi nawe sibyo ati reka nkugire inama rero ati cyambere nta mafaranga ufite nta gihagararo kizima ufite sibyo nta sura nziza ufite ikurura abakobwa ndavuga ngo ugiye isura niyo igiye kuza umukobwa aza kuri kisura nta muryango ufite wenda ugaragara wenda vuge ngo wenda baje mu bwami bw'igikomangoma sibyo ati ikindi nta n'ikintu kigaragara ufatika kandi akamodoka ugendamo cyangwa ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa aza agusanga wundi ushaka none umukobwa ushaka uzamukurayo uzamubona ute inama nakugira niba va muri ibyo bintu niba ushaka umukobwa ushaka ikofi umukobwa ushaka azaza kuri iki kofi cyane ntabwo azaza kuri iki byo ntazaza kuri iki wowe kuko wowe ntugaragara azaza kuri iki kofi umukire yagira inama nanjye ndayuba ndavuze niko byose kose ibintu nibyo pe ikofi nicyo kintu cya mbere gishobora kuzangira muremure kikangira umukire kikangira umuntu ugaragara kuko kugeze kuri iki gihe hari igihe wamugana nimba nkunda n'abantu ukagira ngo usingaragara uba usanga ngenda ni kakunda umwana nyina agenda akurura umwana ukabona nyina byaje kurangira gute muri icyo cyumba gukubita gukurura umukobwa byarangiye ubwo nyine mumubajana ariko ibyo ni ibiki ati reka wewe urakinisha umuntu ugakinisha umutima w'umuntu ahita afata kuramo ibirabo sibyo wamuhaye kuramo ikimeta pa hasi ibirabo pa hasi sibyo uretse gatongera ongera ntuzongera volume no plutôt akarimiyeri ukabona ko byijimye ikirere cyahindutse Lebano nyo. Tugende. Twari ku musozo rero. Twara ku musozo. Bantu munzi ngira ikintu bita kwisumbukuruza. Bisumbukuruza byanyabya ariko nyine nta kundi bura ningura imodoka ndabinginze umukobwa maje gutandukana muratandukana kwera. Turatandukana. Icyo gise wamuti baye cyo no kubwira uti birangiye. Kada we ikintu yashakaga ni kimwe. Yamaze gukubita impeta hasi ni byose amaze kubishyira hasi. Sibyo amaze kubishyira hasi ikintu yakoze ni kimwe. Yarambwiye ati ntago ngiye mu buzima nakwemera kunkatira ari wewe. Ngenda gukatiye subira n'ibyawe. Aguhimita amereza impeta byose. Ati wamushenze nta n'urusoni. Ukafata ukangira gutyo ukangaragura kucyo unyinisha. Kucyunyinisha ndambwira nari kubera ngo umbwira iki ibyo ni ibiki ushobora kuba wewe ushobora kwifata mukuru wanjye urabimubwiye mama narimubwiye mama nzamubwira iki ndambwira se njye mama se narimubwiye biramureba nimwavuganye biramureba ndambwira ni umukobwa uko byose ko sariseri umukobwa amaze kumereza byose yarahagurutse none wumve ko yari yicaye none yarahagurutse none aguruka ari ku buriri sasa none ahita nsumba wafera nka metero ebyiri ngurabyumva ngibyo mubwira urabyumva agasumbura ngurabyumva yakurebaga mu mutwe yandebaga mu mutwe akajomba mu rutoki mu gihori hori ngibyo uvuga ngo ibyo mubwira urabyumva wicecekeye se none sinari kuvuga iki ko yaramaze kunsumbya amagambo yaragusumbaga murebure agusumba arangije nawe yiterije kino no kunuza aba muremure ati ibyo ngubwira urabyumva nimubwire rwose ndabyumva ibyo mbwira databuja ihangane nyundo we reka tugane ku musozo nyine ariko wihangane pe ndabo zanjye nacyazifite uzishaka ariko nazi bra nshobora kuba narazizi ubwo barambwiye nshobora kuba narazizi ikintu kitwa intuza kuba zidahumura Kako na ikintu kuba zidahumura kandi gwe naje jera wakoze muri yanjye niyo nababaje sorry ariko nakundi buriya ngo umukunzi wawe ni mama wawe niyo mpamvu mama muvuze inshuro nyinshi umukunzi wawe ni mama wawe
ko ndeshya kose buriya ndamukunda kandi nawe arankunda yego rero niba rero nzagumana niba ari uko ndi kuntu bizagenda ubwo ufite imyaka 29 se aracyari kare 29 Jera uzi ko nakuba mfite imfura hari kumana nyagasani ikibazo nuko ushaka abakobwa ngo barebare washitse se n'abandi bose niba hari cyangwa nabo bareba ugateta benshi ukareba mu ubagarira yose ntawe umenyirize ngira inama yo gutendeka ntabwo nabahugira iki Jeannette na Janine ndabatendetse Janvier na Andra na Zawadi namwe ubwo namwe ndabatendetse nizo ngirene kare bari wenda nahamya kwenda kare wenda abantu bafite mu mazina kenshi baba bari baribari bara nta muntu nzi waje bose bari baribari cyane bari baribari bose ubwo ngiye gutereta aho ngabo ariko ikibazo Jera nuko umbwiye ngo nzatendeke nzahura n'ikibazo kimwe aho hagati ariko kandi ikibazo nikiyo nzaza kubikubwira ntuzanyitakana oya gutese ngiye nk'umugabo mugenzi wawe nzakugute muvandike muri izi nzira zicyo none nagize amahirwe umukobwa njomba urutoki none ubwo siza zankubita se siza zandambika se bakankubita ubugabo se ubutumbi nzarwane oya si cyo kibazo uvuga ubugabo se nziruke ubugabo se ufite imbaraga sukuri muremure sukuri ufite ibigango none se nzakora iki nziruke oya nyine uzaba umugabo ahubwo buri kintu kimwe nzakora ni kimwe nzaba umuyisilamu umuyisilamu none nshake benshi ushaka benshi bikungura iki ure yo muri umuyisilamu akenshi buryo umugore w'umuyisilamu aruba yigishwa kugira umugabo nyine akenshi buri umugore w'umuyisilamu ikintu namaje kumubona ni kimwe abanza akareba ibitekerezo by'umuntu mbere yuko atekereza kubaka sibyo ni ukuvuga ngo nyine kubera ko idini ryabo rirabibigisha icyo ni icyambere niyo nabandi ngiye buri umugore w'umuyisilamu akenshi niyaje arakubwira yego mutware agupfukamira ariko none hari undi avuga Nyundo vayurye akaba aramamagaye ngo hariho bajyaga bavuga ngo vayurye wambwawe aho twaganira cyane ibyo bintu ngomba kubirwanya hakiri kare none kuko akubikera niba ngiye bambwira ndi sugabo ndi iki none bazajya bambwira ngo none ngwiri no urye wa muntaze Nyundo wakoze cyane murakoze yego